rudatsimburwa mu rugamba rw'ikotaniro ry'imihigo Nyagatare nziza urindatirwa bayi. Imihigo ni uburyo bwo kwihutisha iterambere bushingiye ku gukorera ku ntego bwashyizweho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 2006 kugira ngo inzego zose z'igihugu zigira uburyo bwo kwiyemeza ibyo zifuza kugeraho mu mwaka, bityo bigafasha mu kwiha umuvuduko n'igihe gikwiriye cyo guhigura ibyiyemejwe. Kuva icyo gihe kugera ubu gukorera ku mihigo bimaze kuba umuco mu nzego zose z'igihugu, kandi bigaragara ko bifite uruhare runini mu muvuduko w'iterambere u Rwanda rugenderaho. Akarere ka Nyagatare kamwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba nako muri uyu mwaka wa 2019-2020 karahize. Nubwo aka karere kakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 kibasiriye isi muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko, imihigo 112 kahize muri uyu mwaka kayesheje kwijanisha hafi rya 85%. Imihigo 112 twahize yari mu nkingi y'ubukungu, inkingi y'imibereho myiza n'inkingi y'imiyoborere myiza n'ubutabera. Ubuhinzi n'ubworozi nizo nkingi za mwamba mu bukungu bw'akarere ka Nyagatare. Niyo mpamvu arizo ziza kwisonga mu mihigo y'akarere y'umwaka wa 2019-2020. Ubuso buhingwaho ibihingwa byatoranyijwe birimo ibigori, soya, ibishyimbo n'umuceri bwarongerewe binyuze mu guhuza ubutaka bugera kuri hegitari zisaga 75,000 nk'uko byari byahizwe muri iyi mihigo. Abahinzi kandi bakomeje kwegerezwa imbuto y'indobanure ku buryo muri uyu mwaka hatanzwe imbuto y'indobanure isaga ibiro 683 kandi abahinzi bose bayiboneye ku gihe. Hari gahunda ya leta yo gutuburira imbuto iwacu. Icyo bitanga rero, imbuto ziraboneka kandi zifite ubushobozi zo kwera umusaruro mwiza kuri hegitari. Usanga rero bifite akamaro cyane kuko imbuto ubonye itubuwe iguhereza icyizere neza ko izanamera, kwizanakura, kubera ko icyo twita ikirere climate ibigisangiye n'ahantu izahingwa. Hagamijwe kunoza imirire kandi mu karere ka Nyagatare uyu mwaka heshejwe umuhigo wo kongera umusaruro w'ubuhinzi bw'imboga zahinzwe kuri hegitari hafi 2,000. Intara y'Iburasirazuba akarere ka Nyagatare gaherereyemo n'intara ikunze kwibasirwa n'izuba ryinshi, ariko muri uyu mwaka wa 2019-2020 ingamba zo kongera ubuso bwuhirwa nazo zakomeje kuba igisubizo ku bahinzi, kuko uyu mwaka hongereweho hegitari 265 zibasha kuhirwa. Abahinzi bacu mu by'ukuri nubwo dufite ahantu hanini tuhinga mu buryo buhujwe, ariko hari n'ahandi hanini duhinga nanone mu buryo budahujwe, ariko noneho hakoreshejwe ibyo twita small scale irrigation. Aha naho rero twavuga yuko imihigo twawesheje uko twari ndetse twaranawurengeje mu by'ukuri. Abahinzi bacu bahinga imboga, bahinga inyanya, bahinga babandi bahinga ku buso butoya, ariko agahinga avuga ati reka nuhire. Uyu ni umuhigo rero tujya dushyiramo imbaraga cyane kuko tubona yuko bijya bidutabara mu bihe nk'ibi cyane cyane ibihe by'izuba. Mu rwego rw'ubuhinzi nanone kugira ngo twirinde aflatoxine, ni uruhumbu njyama mu kinyarwanda niko nabyita, nk'abantu bahinga ibigori byinshi mu gihugu twatekereje yuko bishobora kuba byagira ikibazo cy'uruhumbu. Aha rero tubifashijwemo nyine na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, twari twahize yuko tuzubaka ubwanikiro bugera ku 102. Ubu bwanikiro twarabwubatse, nubwo twagizemo ndetse n'imbogamizi zijyanye na COVID igihe twagomba kubwubakira kigenda kirenga, ariko uyu ni umuhigo twesheje. Iyi mihigo yose yunganira gahunda nziza yo guhuriza abahinzi mu makoperative bagahingira hamwe, bityo bakabonera hamwe ubufasha bw'abajyanama mu buhinzi ndetse n'inyongeramusaruro, bikanaborohereza kubonera umusaruro wabo amasoko. Radio yakunze cyane kudutera inkunga ku mahugurwa, akatujyana mu ngendo shuri, na Pasipe yatujyanye mu ngendo shuri ahantu hatandukanye. Pasipe idutera inkunga yo kubaka isoke, iduha 70%, natwe dushyiraho 30%. Radio nawe yatuzaniye ibigega kugira ngo turebe ko twajya duhunika muri ibi bigega, tukareba uburyo umusaruro twajya tuwufata neza. Baduhaye imifuka yo guhunikamo byinshi, duhunikamo umusaruro wacu ntiwangirike.
ibyo byose ni ubumenyi twagiye dukura muri iyi koperative. Ntabwo aho twari turi ntabwo ariho turi. Kuva nabaho ntaraza muri iyi koperative ntabwo ni nagahinze musambo yanjye ngo neze nibura n'imifuka 10 y'ibigori. Nafataga ibishyimbo, nkafata amasaka, nkafata ubunyobwa, byose nkavanga mu sambu, ugasanga agatarasi kamwe karimo ubunyobwa kandi karimo ibishyimba kandi karimo ibigori kandi karimo ibiki, ugasanga ibintu n'uruvange mu sambu yanjye n'agatogo. Ariko aho nabereye umunyamuryango wa koperative nahise nza nitabira amahugurwa ya radiyo, ubundi Caritas ikadihugura, noneho nza kuza kumenya ikiza cya koperative cyo guhinga neza kijyambere. Ntangira mpinga ibigori, nkahinga ku murongo, ibigori kugeza ubu ejo bundi nejeje toni 5 n'igice kuri hegitari, kandi ntarigeze na rimwe nigeze neza n'imifuka 5 y'ibigori. Ibyo rero ndabishimira koperative cyane, kuko hari aho yankuye, hari naho yangejeje cyane mu buryo bw'amahugurwa bwo kumenya neza gufata neza umusaruro no guhinga kijyambere. Iterambere ry'ubuhinzi mu karere ka Nyagatare ntiryasize ubworozi muri uyu mwaka wa 2019-2020. Muri uyu mwaka inka zigera ku 2455 zatewe intanga ngo haboneke ubwoko bw'inka zivuguruye zitanga umukamo utubutse, ndetse ibikorwa byo gukingira amatungo nabyo byarakomeje ku buryo maginga ya inka zigera ku 130 zose zakingiwe muri uyu mwaka. Aborozi bahuguriwe uburyo bwo gufata neza inzuri, gutera ubwatsi bw'amoko meza mu nzuri, kuzigama amazi mu nzuri no guhunika ubwatsi, bituma amatungo mu karere ka Nyagatare ahora abona ibiyatunga byiza kandi bihagije igihe cyose, ari nabyo bituma aka karere kaza ku isonga mu gihugu mu gutanga umusaruro w'amata. Kera twororaga inka za gakondo. Inka za gakondo zari zifite ibintu byinshi twavuga ko atari byiza, harimo kuba zidafite umukamo. Rero aho leta y'ubumwe dukanguriye korora kijyambere, mu by'ukuri navuga ko tugeze ku bintu byinshi. Tugeze ku bintu byinshi birimo ko ubworozi bwacu twabuteje imbere. Tubona amata. Kera wasanga ufite inka 200 ukama ikidomora kimwe, no kuvuga litiro 20. Ariko ubu ngubu urakama inka 20 cyangwa 10 ukaba ufite litiro 200, 300, 100. So mukuri inka korora mu buryo bwiza bwa kijyambere cyangwa se bugamije ubucuruzi byaduteje imbere cyane. Hagamijwe kunoza imibereho myiza y'abatuye akarere ka Nyagatare, kandi ubuyobozi bwakomeje guhigura umuhigo wo kongera ibikorwa remezo mu rwego rw'ubuvuzi. Muri uyu mwaka wa 2019-2020 mu karere ka Nyagatare huzuye ibitaro bishya bya Gatunda. Hakomeje kandi kubakwa ibigo nderabuzima byinshi kandi bigezweho, ku buryo uyu munsi akarere ka Nyagatare gafite ibigo nderabuzima 20, harimo n'ikigo nderabuzima cyihariye cya Tabagwe gitanga serivisi zisumbuyeho, zimwe na zimwe zisanzwe ziboneka ku bitaro, nko kuvura amaso, amenyo n'ibindi. Ikigo nderabuzima rero nacyo kiratunejeje cyane. Nk'ubu nkanjye nitangaho urugero, narwaye amenyo, kugira ngo njye nsaba transfer kujya Nyagatare byarangoye gushaka amatike n'ubundi, ariko kugeza ubu ndanezerewe kuko nzajya mbona serivisi hafi. Mu byo kwishimira byagezweho mu burezi muri uyu mwaka wa 2019-2020 mu karere ka Nyagatare, harimo ishuri ryisumbuye ry'icyitegererezo abana bazajya bigamo banacumbikirwa, ryuzuye mu murenge wa Tabagwe, kamwe mu turere twari twarasigajwe inyuma mu myaka yo hambere mu bikorwa remezo birimo n'iby'uburezi. Twifuje kuva kera ko twabona amashuri ari ku rwego rushimishije intanga, kubera ko nkatwe cyane abafite ibihugu duturanye nabyo bugufi usanga bakunda kugira ireme ry'uburezi, ahangaha tukabyifuza ntitubibone, ariko ubu cya kifuzo kirarangiye. Ntawe uzongera kwifuza kuba yakira umwana we mu kindi gihugu. Oya, ishuri rwose ndumva ari igihe. Mu bindi bikorwa remezo hagamijwe kunoza ubuhahirane hagati y'abaturage b'akarere ka Nyagatare ubwabo no hagati ya Nyagatare n'utundi turere, hubatswe ibirometero bisaga 10 by'imihanda ya kaburimbo rwagati mu mujyi wa Nyagatare,
Hubatswe kandi icyiciro cya mbere cy'umuhanda Nyagatare Tabagwe Karama uzakomeza ugahuza aka karere n'akarere ka Gicumbi, ndetse hubakwa indi mihanda y'imigenderano ihuza imirenge y'aka karere irimo nk'umuhanda wa Rurenge Bushara Kabuga ureshya n'ibirometero 7. Uyu muhanda twatinyaga no kuwunyuramo uko twiciraga mu muhanda wa ruguru wa Nyakigando na Ryabega, bitewe yuko uyu muhanda wari mubi cyane, barimo ibinogo byinshi, ivumbi ryinshi, ukabona kuhanyura byabikubereye ibutamuso kandi ubangamye cyane. Uyu muhanda ikintu ugiye kudufasha twebwe nk'abahinzi ni ukuvuga ngo imyaka yacu twajyaga tugira ikibazo cy'ukuntu twahahirana n'akarere ka Gicumbi kuko umuhanda wari mubi, ariko ubu ni ukuvuga ngo nasara ubunyobwa bwanjye nawushira kuri moto nkabujyana Gicumbi nkarema isoko rya Byumba nta kibazo kirimo kubera ko umuhanda uzaba ukoze neza. Muri uyu mwaka kandi havuguruwe ndetse hemezwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Nyagatare, ndetse hasozwa imirimo yo kubaka stade nziza y'umupira w'amaguru iri ku rwego mpuzamahanga ifite n'ibibuga bigezweho by'imikino itandukanye y'amaboko. Muri uyu mwaka isoko rigezweho rya Nyagatare ryakomeje kuvugururwa, ndetse hubakwa amasoko mashya arimo nk'isoko rya Rwempasha n'irya Musheri yuzuye muri uyu mwaka. Mu bindi bikorwa remezo bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage muri uyu mwaka wa 2019-2020, akarere ka Nyagatare kakomeje kwita ku baturage batishoboye. Nkanjye nashoje kwiga 2016, numvaga nanjye ngiye kuba mayibobo nk'abandi, ariko kubwo ubuyobozi bwiza bw'umurenge wa Kiyombe ndetse no muri rwego rw'igihugu muri rusange, ira gahunda ya minimum package yangezeho amatungo 3 aranabyara n'inka ndayifite, ubu ndanywa amatangira mu murareba ko ntoshye. Muri rusange abaturage b'umurenge wa Kiyombe turashimiranya kwa Perezida wa Repubulika wadutekerejeho akatugenera iyi VUP kuko yazigiye rwose. Hagamijwe gukomeza gutuza kandi neza imiryango itaragiraga amacumbi, hubatswe imidugudu itandukanye yatujwemo abaturage batari bafite aho baba. Hubatswe umudugudu w'icyitegererezo IDP Model Village ya Gishuro mu murenge wa Tabagwe, yubakiwe abaturage bakennye kurusha abandi badafite amacumbi. Nari umuntu utishoboye, ndafite ukuntu meze, yewe ngera naho ndara hanze, ariko none nkaba nshimira Imana yuko Perezida wa Repubulika yanyubakiye akaduha inzu nziza, nkaba mbayeho neza n'abana banjye, nkaba nta kibazo, ndarya ndaryama ntacyo, ariko ubu nariho mu buzima bubi mbese utashobora, benshi barabuze. Muri uyu mwaka kandi inka zisaga 735 zahawe abatishoboye muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Iyi nka nayibonye muri gahunda ya Girinka, inka yahinduye ubuzima bwanjye kubera ko nanjye ubu ndajya kuri dare. Iyi nka ntabwo ikinsonza, njya kuri dare nkafata sondori, nkafataho ibintu byose nkeneye, nkaza bikamfasha kubw'amata njyana hariya, kandi n'umuryango wanjye warahindutse, twahinduye imibereho, turanywa amata, ntabwo tukishakisha litiro yo kugura. Ubundi kugura litiro uri bunacumbike byaga ari ingorane zikomeye. Uyu mwaka kandi usize ingo 2173 zihawe amashanyarazi, kandi hibanzwe ku gutanga amashanyarazi afite imbaraga, aya dukunze kwita trifazi. Twitezemo byinshi, twajyaga tujya gushesha nk'ibigori hirya kure, ariko ubu none ubwo amashanyarazi yatwegereye turaza kugura n'ibyuma by'ibigori, twajyaga tujya kwiyogoshesha za Ryabega iyo ngiyo hirya, ariko ubu none za salo ziraza kuba hafi yacu, mbega ibintu byose by'amajyambere biraza kutugeraho. Muri rusange intambwe yatewe mu kwesa imihigo mu karere ka Nyagatare irashimishije, nubwo nk'uko twatangiye tubivuga hari byinshi mu bikorwa byagombaga kugerwaho byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bushimira abafatanyabikorwa batandukanye batanze umusanzu wabo kugira ngo ibi bigerweho. Twagize rero abafatanyabikorwa batandukanye, hari amadini yadufashije muri iyi mihigo, hari NGOs zaba ari ziri international cyangwa se izo mu gihugu. Ibi bikorwa mubona byo twagiye dukora twafatikanyije nabo, bari bafite uruhare runini cyane.
inama njyanama yacu yabanye natwe muri iki gikorwa. Abo wenda nabashimira ariko nanavuga ngo bari mu nshingano, kuko ni abajyanama bifuza yuko akarere kabo gakora neza, ni abajyanama bifuza ko ibikorwa bikorwa neza, kuko n'ubundi nibyo baba baratorewe, kuko natwe ubwacu tuba turi abajyanama. Ntabwo twabura rero kubashimira imbaraga zabo, guhora bibutsa nk'uko bafite iyo oversight role responsibility. Mu by'ukuri umuntu yabura kubashimira. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare kandi ashima anasaba abaturage ba Nyagatare gukomeza umuvuduko, bityo umwaka utaha bakazagera ku byisumbuye ibyo bagezeho muri uyu mwaka mu kwesa imihigo.